umuganga umwe yabaga afite ubuzima bw'abasirikare battalion yose. Ndibuka Rutatino uyu nguyu muri 91 turi muri pariki aho twarasiwe turi abantu benshi, twarashwe turi benshi, ugasanga Rutatina, Nzaramba, naramanyira ngo yari medical assistant abo. Ariko iyo ni sector ya Karemera, niyo mpamvu nyivuga ukuntu babaga abantu aciye kuri Rutatina munsi y'igiti muri pariki yari ya Mukagera, munsi y'igiti yicaranye na Nzaramba, musubiye inyuma gufata amasasu, basirikare barimo bararwana imbere, sanga Rutatina ari munsi y'igiti, ngiye kubona mbona umuntu ugaramye, amara ibyo munda byose babikuyemo babishyize kuri shitingi y'umukara. Ngiye kubona ni Generali Musema kweli. Ku basirikare gupfa Karemera si uwa mbere si n'uwa nyuma. Mu magambo make rero giye Karemera ngira ngo namumenye tukiri Uganda, turi abasirikare aba ku brigade nkuko Rutatina bivugaga, ariko twe turi ahantu hitwa Karamoja Soroti, icyo gice nibo bakirebaga. Nijoro ngira ngo mubavuze harabavuze ukuntu yajya kumubilizinga agatwara imiti, aho niho namumenye, ariko nitwegeranaga. Yari ku rwego rwa captain, nari ku rwego rwo hasi rwa lieutenant. Inzego za gisirikare rero ntabwo zegerana nk'iza gisivili. Abasivili sanga minister n'umukozi wundi uyobora division hasi aho begerana, ariko twebwe ujya hirya n'undi akajya hirya. Ariko njya kumenya Karemera neza ni mu Rwanda dutashye muri 90 dutangiye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Tatina amaze kuvuga mu kanya aho yashingiwe, yahawe inshingano zo kuyobora sector y'ubuvuzi. Ngendetse by'umwihariko ni mu batanga buhamya nijoro Dr. Rwamasirabo mubo yavugaga, ni mu batanga buhamya baho iyo sector kuntu yakoraga neza. Twigeze kwicara na bagenzi banjye turaganira, turavuga ngo ariko ku rugamba twarwanye rwo kubohora igihugu cyacu, sectors twaha amanota akomeye kurusha izindi nizihe. Bamwe baha igisirikare, bata abasirikare barwanye ku rugamba, ariko twashoje duha sectors ebyiri amanota menshi aruta izindi. Sector ya mbere yari umuryango wa RPF, sector ya kabiri bwari ubuvuzi. Nagira ngo aba commanders harabatuyoburaga, ndabona Dodo hariya, abo bari bakuru baratuyoboraga icyo gihe. Komanda wa RPF wese icyo gihe wayoboraga abasirikare, umuganga yakomerwagaho, yabaga na ngombwa ko niba no kumurinda tumurinda, kuko umuganga umwe yabaga afite ubuzima bw'abasirikare battalion yose. Ndibuka Rutatino uyu nguyu muri 91 turi muri pariki aho twarasiwe turi abantu benshi, twarashwe turi benshi, ugasanga Rutatina, Nzaramba, naramanyira ngo yari medical assistant abo. Ariko iyo ni sector ya Karemera, niyo mpamvu nyivuga ukuntu babaga abantu aciye kuri Rutatina munsi y'igiti muri pariki yari ya Mukagera, munsi y'igiti yicaranye na Nzaramba, musubiye inyuma gufata amasasu, basirikare barimo bararwana imbere, sanga Rutatina ari munsi y'igiti, ngiye kubona mbona umuntu ugaramye, amara ibyo munda byose babikuyemo babishyize kuri shitingi y'umukara. Ngiye kubona ni Generali Musema kweli, kandi nawe yari muganga icyo gihe, nawe yakoraga nk'umuganga. Basa Rutatina ni cyakarapfuye, Rutatina ari mu mara aseka meza tyaye, ati ni muzima, ati humura, ati numva gahinda karanyishe, numva nanze ibintu, ndirukanka dufata amasasu ibintu, ndirukanka dufata amasasu dusubira ku rugamba, turasaduye nimugoroba tugaruka kugira ngo tugende.
doduriya ni watuyoboraga noneho numva aho twita ku headquarter byari mu gihuru aho twita ku headquarter byari mu gihuru numva ryakaramamagaye atafande tinyotiranyishe kini mbwira rusati nesu turamuhike ati we humura mbwira rusati nesu turamuhike ati we humura sinzi ibintu bavangaga ni tutangira gutema ibiti dukora za stretcher twikorera abarwayi bacu turara tugenda ijoro ryose iyo sector rero y'ubuganga yoborwaga na Karemera uko afande yagiye adeploying abayobozi mu buryo butandukanye ba operational coordinator operational CEOs bande ariko iyi sector y'ubuganga yari sector ikomeye kandi koko wabonaga n'uburyo nafande yamuhangayikishaga warayobonaga ko yari ikomeye mu bimwe rero byerekana utwari bwa Karemera numvishije Dennis akomeza gukoresha komanda afande akigera ku rugamba mu kuyobora urugamba yasanze hari confusion nyinshi muziko twarapfushije abayobozi benshi asanga twese turi aho abantu barwanira maranka gusa uko twambutse hakurya abantu bari bafite ranka zitandukanye mu bintu yihutiye gukuraho ubu yavuze komanda abantu bamwe mushaka kumutamenye komanda cyari iki mu bintu yihutiye gukuraho yakuyeho izo ranka zo twambukanye zose ashyiraho rank imwe twese twitwa commanders twese nuko ngo ari officer wese yitwaga commander twatandukanaga na appointments namenye nguranduta kubera ko uyobora urwego ariko twese twitwa commanders muri 91 mu kwezi kwa mbere kwa gatanu 91 nibwo promotion za mbere za RPA zasohotse hasohoka members ba high command 10 bamwe muri bo barahari ndabona General Kaka Dodo Twahirwa abo bari bakomeye bari ba members ba high command 10 mwumva ukuntu izo ranka zari zikomeye 10 gusa bakurikirana na senior officers 12 muri abo senior officers 12 Karemera yari muri abo senior officers kandi ashobora kuba yari muri 5-4 aho ngaho hagati aho ngaho kuba senior officer w'icyo gihe byari biremereye cyane no kukwegera ntabwo byabaga byoroshye n'uburyo n'abajyaga guhura n'afandi babaga ari bakeye hakurikiraho noneho n'urundi rwego rwa junior officers nabo umubare mwinshi ubwo rero urumva Karemera kuba yari muri abo bantu bafataga ibyemezo byari ibintu bikomeye umwe nigeze kujya mu rugano banze rero nabonye Dr. Rwamasirabo tugiye kureba Dr. Karemera twarwanaga hano za Kagano ni hino na Kinigi hariya mu Ruhengeri Dr. Rwamasirabo usanga umuntu usa neza cyane wambaye imyenda y'umukara je narinzi imyenda y'umukara hari ukuntu yari yambaye ariko imeze nk'iyaba pastor kera najyaga mbona abapastori b'Abaganda twajyaga gusengera nkabona bambaye imyenda y'umukara nsanga Rwamasirabo je narinzi ko ari umupastor kubera iyo myenda yo yari yambaye nyuma nibwo rero batubwiye ko ari umuganga Karemera rero iyo wazaga kumureba uraje kwitwazaga siza abasirikare ku rugamba raje urarwana n'abaganga aho ngaho ngo baguhe imiti yarazaga kamenya ngo uyu komanda avuye ku front hariya aje gufata imiti icyambere bwa buntu bwo mwavugaga ataragukorera ikindi ataraguha na ya miti akabwira escort we mujinga uyu officer yariye uyu officer yabonye cyo kunywa cyugiye twaga dushonje nyine tumeze nabi iyo wagiraga amahirwe rero ugasubira inyuma nkaho ngaho bakaremera babaga bari wabugize ibwami kubera ko wari ugiye ugiye kubona ikintu cyo so aho rero niho giyeho nagiye mbona Karemera so Karemera mu bintu yakoze sector iyo yahawe inshingano yahawe yarazikoze kandi azikora neza kandi kubikora neza ndarangije Dennis ubundi Dennis imyaka maze hanze ni myinshi yawa akigiye hanze nkanjye ubu yakaba yareka nkavuga kubera ko nakaba yishyiramo order ariko imyaka maze hanze ntabwo wa mukontrollinga kumubasha so icyo nsorezaho rero ni iki ndasoreza ni ibintu bibiri muri 91 muri 90 dutera twese tuzi
nk'abasirikari ba RPA ubwo iyi message nagira ngo abana ba Karemera bayumve ndareba bamwe bahuza abana ba Karemera nagira ngo iyi message muyumve dutera muri 90 mubyeyi wanyu pfu yari kano titles zose bazivuze ambassador minister ni byinshi senator muri ibyo byose yaba colonel zabiza appointments bababwiye muri 90 dutera na kimwe twaje turwanira muri icyo ngicyo twaje turwanira iki gihugu nabukwe twari tuje gutaha na amashuri twari tuje gushaka na business twari tuje gushaka iki gihugu umubyeyi wanyu uko bamuvuze iminsi tumaze aha n'uyu munsi neje azavuga kandi tuzamuvuga igihe cyose yarabikoze yarwaniriye igihugu cye yaragikunze so mwabana mwe guhera kuri first born kugera kuri last born muramutse munyuranyije n'amahame ya Karemera kuri struggle ya RPA RPF uzagira ibibazo bikomeye cyane umurongo yarawubahaye nta kindi mumubaza ibyo yagombaga gukora yarabikoze nagira ngo masabe atazagira ugira ati mumaze kuba bakuru mwabonye bamwe muri twe ko twatangiye urugamba bageze aho bagatatira igihango icyo gihango batatiriye kizabagaruka inshuro zose zizabaho turabasaba rero ko mutazava mu murongo wa Karemera niyo mpamvu twicaye aha twese niyo mpamvu tuvuga turi confident niyo mpamvu n'abandi bazamuvuga nuko atatatira icyo gihango muri twe rero ko muredize mwese baba bari mu gisirikare baba bari bitarinze uzatatira icyo gihango ntabwo azagira iki cyicaro ngo abantu mutabaramire nkuko twataramiye Karemera nagira ngo rero nsoze mbabwira ngo Karemera ibyo yakoze guhera kuri MHC Kakana mbonye hariya Dodo bamurokore mwese uko turaha n'abandi badahari Deputy Chief of Staff was Medical Service dore uko dukwiye gusaza nk'uku ibingira naba natarabarutse nk'uko Karemera yatabarutse kuri mukanaramira mukamvuga kweri ariko nutatira igihango nawe uzakuvuga nutatira igihango ntabwo nzaza mu rupfu rwawe nutatira igihango sinzaza mu birori byawe nukuvuga ngo umurongo wacu n'uyu nguyu dufite urugamba twarwanye dufite urugamba turacyarurwana amahirwe tugira watuyoboye n'uyu munsi turamufite Rutatino wavuze neza uravuga uti ibyubahiro byose afite aha utiyabihanuye kwa President wa Republika uko twicaye aha abo mwumva ba members ba high command senior officers generals menya bande na uretse nawe n'aba ministers ninde ubiba uyu munsi tuba turaha dushaka gusohoka hano ugasanga muri aba bicaye aha ngaha hari abo yashyizeho hari abo yakuyeho ubwo n'uburenganzira arabufite bwo kubashyiraho no kubakuraho nagira ngo rero rwose uko abantu bose mwavuze Karemera Dennis ndarangije ariko nagira ngo mbwira abantu urupfu Karemera yapfuye jewe kanivuge ndike kuvuga abandi wenda abantu batinya gupfa cyane ariko jewe ngize amahirwe nanjye nzapfe nkuko Karemera yapfuye yararwanye apfuye arwanya atashye arwana Karemera rero aho ugiye usanzeyo bagenzi bacu benshi bakwanjiriza ubatubwire bibaho kamande bingiragizemo ikiniga gito ariko kibaho yisezera kuri mugenzi wawe ni bibaho ni ibintu bisanzwe umuntu abayibuka byinshi twaciye muri byinshi kandi tuzakomeza tubicemo ariko kirenge cya Karemera abasigaye dukomeze natwe bazatabaruka ejo abandi bazakomeze iki gihugu kizabere aba bana bari aha ngaha amata n'ubuki nk'uko cyavugaga asante sana